Muraho mwese ndabasuhuje kandi ndabashimiye ko mudahwema kudukurikira kuri channel yacu Urwiza Filime. Mbasaba ko mwakora subscribe, share na comment, muduteye inkunga cyane. Uyu munsi ndashaka kuganira n'abadamu bubatse ingo. Abadamu bubatse ingo ndabasuhuje kandi nishimiye kuganira namwe. Hari ikibazo nshaka ko tuganiraho cyitwa gufuha. Ahenshi cyangwa twebwe abadamu ako kageso kakunze kugaragara ko gufuha, kandi ugasanga umudamu ahise asakuza, abantu bose barabimenye, nyine kabaye. Nabashije ikibazo abadamu bari bankurikiye cyangwa twari turi kumwe, ndababaza ngo se ufite umukozi wo mu rugo rwawe, ukagira n'umuturanyi wawe, umuturanyi akakubwira ati buriya uriya mukozi wawe iyo udahari asambana n'umugabo wawe, ese icyo gihe wabigenzute? Umudamu umwe arambwira ati uretse ko nahita mufata nkamuniga nta kindi nakora. Undi ati uwo munsi ntabwo yandarira mu nzu. Undi ati ngewe namura niyo haba saa sita z'ijoro nabimenye nahita musohora. Ese nawe ahuri aho uherereye mu mpande enye z'isi, mwe muduteze amatwi, wabigenzute? Wumvise inkuru nk'iyo kandi ukamenya ko ariyo, ese wabigenza gute? Ari we wabigenzute? Hari inkuru y'umudamu umwe witwa Abigayire. Bibiliya itubwira ko yari umudamu w'umunyabwenge cyane. Ari ikintu yabashije gukora kugira ngo atabare umuryango we, atabare umugabo we, atabare abana be. Abigayire umugabo we yamubereye umugabo utaragaragaye neza mu mico ye imbere y'umwami Dawidi. Arangije yumva inkuru y'uko urugo rwe rwose Dawidi ari buze kugira ute kurukuraho rugasibangana. Abigayire ari ikintu yakoze, yafashe imfukire mwese murabyumva, yafashe ibiseke arafunga ashorera abana aragenda. Dawidi yahingutse ku musozi, Abigayire yahageze imbere ye ahita apfukama ati databuja ungirire ngewe umuja kazi wawe n'aba bana. Dawidi aramureba, arebye ukuntu yikoreje abana, aramubabarira, bituma n'umugabo we arokoka. None se nk'umudamu ubasha gusubiza akavuga ati ngewe nahita nirukana umukozi, ese uwo mukozi wawe wumva yagenda iyo nkuru akayiceceka? Ese urugo rwawe rumaze kugera mu kaga cyangwa umugabo wawe akagera mu kaga biturutse ku munwa wawe, bwo wabigenza gute? Undi mudamu arangije arambwira ati uzi ikintu nakora? Niba bambwira yuko iyo bagiye gukora ibyo ngibyo bajya muri hoteli, nakicecekera n'umugabo wanjye simwereke ko ari ikibazo mbifiteho, nkazacungira muri iyo hoteli. Undi arangije arambwira ati ngewe nahita mpamagara uwo mukozi, nkahamagara n'uwo mugore akabimbwira n'umukozi yumva n'umugabo. Wese aho uri hose woneza amatwi, wabigenzute? Ngewe ari ikintu nakora. Buriya abagore na Bibiliya bivuga neza ko turi inzabya zoroshye, koko turihuta tugahubuka kandi nyuma tukicuza. Aho dutuye hajya haba ibintu byinshi bitandukanye, umugore n'umugabo ukabona barwanye, ukabona bashwanye, ukabona umugore ari kuvirirana akirukanga ati ngewe ndarahiye ndi mwene runaka, uriya mugabo sinzongera kubana nawe. Umugabo bakaba baramufasha baramufunze. Bamara kumufunga, umugore bugacya mu gitondo avuga ati nukuri umugabo wanjye twari tubanye neza, ariko nukuri yari yasinze, narinje kumusabira imbabazi, nguru n'urupapuro nkuye mu nzego kumutwara sibo no ku muyobozi w'umutekano na mudugudu yansinyiye, rwose umugabo wanjye mumubabarire. Ubwo nyine urumva ko aba yamufungishije, kandi amabanga y'urugo muba mwayameneye aho ngaho. Abari bazi ko mubanye neza, mubacaho mumeze neza, bagahita bamenya ko urugo rwanyu rwagize ikibazo. Ejo wagirana n'akantu n'umuntu akavuga ati nawe nturishyashya cyagiye byagenze gutya. None se wowe unkurikiye ari wowe bibaye ku mugabo wawe, wabigenza ute?
hari noneho undi twaganiriye arangije arambwira ati ngewe ngeze ku buriri umutware wanjye twaganira nkavuga nti se sheri kuki unsebya, nanjye naje namubaza none se waba ubwiwe n'iki ko amakuru wakiriye koko ari impamo ku buryo ujya kubwira umugabo wawe ko yagusebeje? Hari ikintu wakora, wafata umukozi ukamuganiriza ukamugira inshuti, iyo umaze kumuganiriza arageraho akakwiyumvamo akakumenera umutima kubera iki za mbuto zawe wamwereye. Ariko se abagore benshi tugenda tugwamo byo gufata umukozi ukumva ko kubera ko utamubyaye, kubera atari wawe, nta kiganiro, nta kugera muri saro, nyine ukumva ko ari uwo mu gikoni, ari uwo mu mirimo yawe. Ariko ibyo nabyo ni ikosa. Buriya umwana iyo wamuhaye karibu, ubuyobozi bwacu nibwo butubwira ati ufata umwana wese nk'uwawe ukamuganiriza, bituma kwiyumvamo, ntiyajya kuguhemukira gutyo waramufashe neza. Ariko iyo wirata ku mukozi wo mu rugo ugakunda kumwishongoraho uvuga ati kuki utakoze ibi ngibi nguhemba amafaranga yanjye, ako kanya iyo ufite umugabo ufite ingeso akaba yaca ku ruhande akagira n'ibyo amubaza, umukozi aba yumva ko agomba kukwihimuraho bwa bwirasi, kwa kundi umwirata umusuzugura akaza afite burya bwose na bosi nje warankenera kanze nanjye mite mutwara none nkuriya mugore mwemeze. Njewe rero ari nkanjye uko nabigenza, ibyo bintu bimbayeho naceceka, narangiza guceceka nkasenga, namara gusenga wa mukozi wanjye nkamugira inshuti. Iyo umaze kumugira inshuti aguha amakuru, kandi iyo aguhaye amakuru bituma ukurikirana neza n'imyubakire yawe y'urugo rwawe, bigatuma umugabo wawe ubasha kumubaza impamvu, ariko ufite amakuru nyayo. Ari wowe se wabigenza gute?